cyane njye nitwa Jean Claude Hakundimana uko mwari mubivuze ndi umwe mu baririmbyi bakora Jesusenga ijwi rya bass twihuse nanjye nitwa Dukundane Jean de Dieu abandi b'ijwi rya bass nitwa Larissa Nyambirira abadirimba sokari nitwa Ishimwe Isimbi Imokene nanjye ndirimba sokari nitwa Nyirahinda Scholastica ndirimba sokari Mutesi Lydie ijwi rya nitwa Bizimana Jeremy ndirimba ijwi rya Tena Rugamba n'umuyobozi uyobora indirimbo yitwa Niyonzima Oreste abantu batanze bakafite abafotozi hano nawe nk'umupira byumvikana twagiye twibwira muri bwa buryo wa mugani nk'uko Denise yari amaze kwibuka mwamwegereye mu musaba yuko mwafatanya indirimbo byaje gute kugira ngo muvuge mutereka dufatanye n'abaririmba indirimbo z'urukundo kandi musanzwe muririmba indirimbo z'Imana nubwo navuga ngo Imana ni urukundo igisubizo umaze kubitanga Imana ni urukundo mu kiliziya turirimba urukundo no hanze ya kiliziya turirimba urukundo kuko Imana tubana nayo buri gihe cyose igitekerezo cyo kugira iriya ndirimbo twashatse kuyitura abakundana kuri Saint Valentin tugira igitekerezo cyo guhimba indirimbo itari yo mu kiliziya ubundi nko mu gifaransa indirimbo zo mu kiliziya tuzita musique sacrée ariko izo hanze tuzita pas musique profane hanyuma umuririmbyi wacu Jeremy yakomeza nibo bayihimbye agavuga n'uko icyo gitekerezo cyaje kugira ngo dufatanye n'abandi yego indirimbo nk'uko yitwa Mama Shenge ni ikinyarwanda cyiza abaho cyo twita kubyinira n'ukuntu uramubyinirira ukavuga uti arabavuga bati se disiwe na Mama Shenge nyine nk'uko iryo zina rivuga abahanzi baririmba urukundo dufite hanze aha ni benshi batandukanye kuki mwahisemo Yves ndetse n'abandi b'umuntu ntekereza ko Yves na Andi b'umuntu
bwa mbere Yves twahuriye mu rugo iwe duhuriye mu rugo iwe turavugana ko twazakorana indirimbo turavuga tuti uko byagenda kose tuzayishaka dukorane andi we twahuriye muri studio turavuga ati ariko andi iyi ndirimbo wayiririmbamo bikagenda arabyumviriza amaze kubyumvira aravuga ati kabisa nanjye najyemo tukaririmba babaye abana beza rero bari hambo ku buryo gukorana nabo ni ibintu byoroshye kandi ibintu by'umunyenga turabashimira natwe rwose kuba baremeye gukorana natwe hanyuma indirimbo ni inkuru yanditse hari n'amagambo uvuzemo yaririmbwe mu by'ukuri nta andi muntu byose niwe wabyanditse cyangwa n'abari abahanzi mwabahaye uruhare rwabo iriya ndirimbo n'igihe yanditse yose ndanayandika no mu buryo bw'amanota icyo twita melody n'amagambo byose n'umuziki wose urimo gusa babaye free aho baririmba babaye free ide principale ni iyanjye ariko hari aho agera ukumva ashobora gushyiramo utundi tuntu twe kugira ngo nawe yumve ari free mu kuririmba turirimbo nyine twita ibintu bashyiramo kuvuga nyine baba free bashyiramo ibintu byabo bashaka kugira ngo indirimbo iryohe nabo ubwabo bumve ko ibaryoheye burya ntabwo ushobora kuririmba ikintu kitakuryoheye ngo ugifirinde kandi wabonaga no muri studio cyangwa muri video nziza ko mwayibonye ko bayigize iyabo barayifirinze hari ngira ngo no kurusha wayirimbye iyo umuntu arebye uburyo yanditse nk'uko bivuze harimo kwitegura kwitekereza niyo ndirimbo ya mbere mukoze y'urukundo cyangwa hari n'izindi wenda zitagiye zijya ahagaragara nk'iyi yewe mfite indirimbo nyinshi ku giti cyanjye zibitse ariko no muri korali turirimba ibintu byinshi bitandukanye dufite n'ibintu tw'igipimo cy'urukundo kiraruhije ni ya Rugamba Sipiriyani ariko nitwe twayiririmbye kuko yasize itarasohoka ni ukuvuga ngo twe twagiye gushaka abo yayigishije twaza turayigoragoza ivamo iriya ndirimbo dufite n'andi maproje menshi kwandika ibintu byinshi nanditse indi ndirimbo ku buryo bwa partition yitwa abatoya ntibagapfe byumva uhora byatumye ava iwabo aza gukora konseri yakoze umwaka ushize ava mu Bubiligi ni ukuvuga ngo tumaze gukora indirimbo nyinshi tuzigenda tuziha umwimerere wazo icyo ngamije mu buzima bwanjye kwandika ziriya ndirimbo z'abantu ba kera ni ukugira ngo zitazazi ariko indi yose kugeza mu bihumbi 57 mwakiriye gute ukuntu yakiriye cyangwa se mwanabibonye mute murakoze twabonye yarakiriwe neza muri rusange donc comment cyangwa abayivuzeho
ibyinshi byari positif. Benshi baradushimiye epi tubonamo ikindi kintu natwe tuyikora twatekerezaga icyo twe muri Eglise Catholique twita evangelisation moderne. Ni ukuvuga ngo gukura bya bintu dutekereza ko ari ubukungu mu kiliziya mugasohoka mugashyira ubutumwa abantu benshi cyane. Ntago ijambo ry'Imana ari ukujyana Bibiliya ngo uvuge uyu murongo gusa, ahubwo byaragaragaye ko twatanze message imitima yari ikeneye kwakira dukurikije izo views tumaze kugira mu minsi 3 kandi byaducishije bugufi. Ntago ari ikintu cyo kwiyemera, byatumye turushaho gushima Imana. Ntabwo bivuze ko bose bacyakiriye neza. Biramara bibonye muri comment yuko abo bavugaga bati bavuye mu ndirimbo z'ijuru baje mu by'isi. Ndumva ndi cyamaze gusubiza nacyo gisobanura, ariko ndashaka kuvuga yuko ntabwo ari kuvuga ko ari 100% 100% abantu bacyakiriye neza, ariko twarasobanuye impamvu twabikoze. Twarabuze tuti Imana turi ku isi tugomba kuririmba ibyo ku isi, ariko nanone twa butumwa bwacu ariko dushyira imbere urukundo. Rero nicyo kintu cya mbere Imana yaturaze, yatubwiye ati mukundane nk'uko ndabakunze. Ikindi Michel, ubona urukundo abantu bararuhaye isura itari yarwo. Donc twabonye turi right people, turi mu mwanya mwiza wo kuba twahamya urukundo rurirwo, urukundo ruzima. Donc abantu bafashe urukundo baruhinda isura, kandi urukundo ubundi ni ikintu cyiza ansa. None twebwe b'abakristo natwe turakunda, dufite amarangamutima, ariko dushobora no gukunda kandi bikanyura mu nzira nziza, tugakomeza tukitwara neza, urukundo rukabyara imbuto nziza. Donc ni muri ubwo buryo. Tugana ku musozo korali Kristo Nyatsi, gahunda mufite ubu ngubu zimeze gute? Ndavuga mu niba hari ibitaramo muteganya, gahunda zitandukanye zirebana n'ibikorwa bya korali. Nk'ubu ngubu dufite umushinga twatangije indirimbo, umushinga munini cyane w'indirimbo nyinshi ku masije menshi atandukanye. Wenda naba nkopeje gatoya, hari indirimbo dufite yitwa ntibimenyerwa, wumva irimo inyigisho y'Imana ariko abamo n'inyigisho y'abantu. Abantu twebwe hari ibi bitubaho rimwe na rimwe bikaba byiza, ubundi bikatubera bibi, bikahora bigaruka ntitubimenyere. Hari n'ibyiza tugira rimwe na rimwe bigahora bigaruka ntitubimenyere. Urumva ko ni indirimbo izakora ahandi hantu, ariko ikaba inavuga ku by'Imana. Ubu wese yumvise nta jambo Imana uzumvamo, ariko uzumva ko ibibaho byose biterwa n'Imana. Dufite indi ndirimbo ni topic yitwa Cakabo. Ni umubyeyi ubwira umwana we, nyamara mwana wa nubwo ukora ibyo byose icara ucakabonye ubundi utuze. N'izindi rero ndirimbo nyinshi. Dufite projet nini cyane uyu mwaka wo gukora album nziza ariko igana mu mpande zose, atari kuvuga ngo yibanda ku ijambo ry'Imana. Noneho rero kuvuga ngo ibyo tuzakora tuzabiterwa n'abadukurikiye. Igipimo cyiza burya kiraruhije, dore data yampaye inka twamuzurura yimuhe, itanekereza uwo ngunda. Umutima tubanza usuzuma urebe ko ari imena, ati turamukunda agakunda undi hirya, ati cyangwa hari undi hirya umukunda birebire. Urukundo rugororerwa n'urutajya rugoragora. Nagira ngo nanjye mbashimire mu izina ry'abaririmbyi bose bakora Kristo Nyatsi yuko mwadutekereje mukadutumira. N'ubutaha mushaka ko tuza kubataramira turahari, muzicwe n'irungu bose duhari. Nimudukumbura muzadutumira tuzaza.